Amahoro y'Imana bene data, turabashuhuje kandi tubifurije kugubwa neza, Uwiteka abahire. Turagarutse muri bya byigisho byacu bikomeza. Nk'ibisanzwe nitwa Ukwigize Jean Pierre, kubahageze bwa mbere mukore subscribe kugira ngo tuzahorane. Ariko nawe dusanganywe mugira ibihe byiza. Uyu mwanya tugarutse na ya kipe, reka duhere iburyo babasuze kandi babibwire, noneho dukomeze n'ibyigisho byacu uko bikomeza. Karibu bene data. Turabashuhuje bene data, mugira igitondo cyiza. Muri kumwe na Nzabamwita Pierre, mugiye kubana muri iki cyigisho. Urakoze cyane, karibu. Turabashuhuje bene data, igitondo cyiza. Banyita Mukanduterusi, Uwiteka abahire cyane. Urakoze cyane, reka na hano ibumoso mwene data basuhuze. Nanjye nkaba nitwa Aimable Nshimiyimana, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Barakoze cyane. Uyu munsi tugiye kwiga ingingo itubwira ngo Petero si we rufatiro rw'itorero. Iyi ngingo turayibonamo byinshi. Kuki atari we rufatiro rw'itorero, ni ibiki bivugwa kuri ibi ngibi, ese urufatiro rw'itorero ninde, tugiye kubibona. Reka tujye mbere mu ngingo yacu, ariko mbere yuko tujya mbere muri iyi ngingo, reka dusabe mwene data Pierre aduciremo mu ncamake ingingo twize ejo, maze dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Ejo twize kuwa kabiri twize ingingo yatubwiraga ngo ukuba Petero yari umuntu ushobora kwibeshya no gushukwa. Ibi ni ibisanzwe mu mibereho yacu. Turi abanyabyaha, turabizi, ariko Kristo atubonamo ikiruta icyaha. Yego. Kuba rero umuntu nka Petero ndetse umuyobozi ashutswe akagwa mu cyaha, nta gitangaza kiba kibirimo. Yego. No kuba Pawulo yaramucyashye nabyo nta gitangazo kibirimo, kuko Pawulo yari umuntu yari mukuru nka Petero. Ibyo rero nta gitangaza kiba kibirimo, gusa twebwe kubera ko kamere yacu ya muntu twumva yuko umuntu niba aguye mu cyaha ubwo duhita tumutera amabuye tukamwanga, ibintu byadogereye. Ntabwo ari byo, nta kiba cyacitse, ahubwo reka turebe yuko uriya muntu umwuka w'Imana musanga agaca bugufa akihana. Ngo Imana niyo igorora ibigoramye kandi ikemesha ibihetanye. Ibyo nibyo twabonye ejo, twabonyemo n'ibindi byinshi, ariko abo twabanye murabyibutse, kandi n'abandi muzanasubira inyuma kuko bihora kuri iyi cano, tuzarushaho kubyiga dusobanukirwe neza n'ukwibeshya kwa Petero, kuko Petero yari umuntu ushobora kwibeshya. Rero reka dukomeze mu ngingo yacu y'uyu munsi, dusabe Rusi aturebere muri Matayo ibice 16 umurongo wa 16 arasoma ageze 19 mu kibazo kitubazwa ngo ni iki Yesu yavuze ku byerekeranye n'urufatiro rw'itorero. Karibu dusomere. Murakoze cyane. Matayo 16 umurongo wa 16 kugeza 19 haratubwira hatya hati: Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarushobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Yego, urakoze cyane. Aya ni amagambo, ni ikiganiro Yesu yagiranye na Petero. Yaramubajije ati undinde, amubaza amateka y'uwo ari we, ariko Simoni aramusubiza turi Kristo umwana w'Imana. Rero muri iki kiganiro bagiranye, Yesu yaramubwira turahirwa Simoni wa Yona, umwuka mubiri si ukubwiye ibyo, ahubwo hari impamvu runaka ziri muri wowe imbere zitumye umenya ibyo ngibyo. Noneho Yesu arondora amateka y'itorero nuko azaryubaka, nuko azariho ubushobozi. Reka twakire mwene data Aimable adusobanurire yimbitse mu buryo bwumvikana ni gute ibi ngibi Yesu yabwiye Simoni bisobanuye iki. Karibu. Igihe Petero yavugaga, mbese ubundi byatangiye Yesu ababaza niba bo bazi uwo ari we. Yego. Bose se rubanda bamvugaho iki, bavuga ko ndinde, batamwa byanguriye Eliya, abandi uri Mose, ariko mwebwe Petero turi Yesu w'i Nazareti umwana w'Imana.
Yesu biramunezeza kuko ukuntu Petero yahamije ko bari bamuzi rwose uwo ari we. yego. Mu kumushimira yavuze turahirwa Simoni, ati nawe uri Kefa. Yego. Ati uri Kefa bisobanura ibuye, niwe risanzwe rwose, ariko kuri urwo rutare no nzubaka itorero ryanjye. Ntabwo avuze ngo ku ibuye, ahubwo avuze ku rutare. Niyo mvana mu bifuzwa byose bavuga ngo Petero ntabwo yari urutare itorero ryubatsweho, amarembo y'ikuzimu yaramushoboye bwehekanaga umwami we akoresheje kurahira. Tuzayibona mu ngingo ziri imbere akoresheje indahiro, kuko amarembo y'ikuzimu aramuhangamuye. Rero Petero yari ibuye, ntabwo ari urutare, ntabwo ari wabaye urufatiro rw'itorero rya Kristo. Turabona munsi kuri B tubona uburyo urwo rutare ari rwo Kristo. Petero ubwe mu magambo yandikiye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, wenda bari buze kwadusomera, nawe ubwe hamwe n'abahanuzi ba kera harimo na Yesaya ndetse na Pawulo arabihamije mu Bakorino, berekanye neza yuko urutare itorero ryubatseho ari Kristo. Na Petero ubwo arabyihamije ati urutare itorero ryubatsweho ari rwo rufatiro ni Kristo, ntabwo ari we. Urakoze cyane. Reka noneho dusabe mwene data Pierre aturebere muri Yesaya igice cya 28 umurongo wa 16. Mu kibazo tubazwa ngo kimwe na Petero, mbese ni iki abandi bahanuzi n'intumwa bavuze ku byerekeranye n'urufatiro nyakuri rw'itorero? Yesaya ubwo na Petero yabivuzeho ndetse n'abandi bahanuzi. Yesaya 28 umurongo wa 16. Yesaya 28 umurongo wa 16 haragira hati nicyo gitumye umwami Imana ivuga iti dore ndashyira muri Siyoni ibuye ry'urufatiro ryageragejwe, ibuye rikomeza imfuruka ry'igiciro cyinshi rishikamye cyane, kandi uwizera ntazahutiraho. Yego, urakoze cyane. Noneho reka twongere tunagusabe Pierre uturebere mu Rwambere rw'Abikorintho ibice 3 umurongo wa 11, ariko na Rusi aturebere muri Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 3 ageze 6, twumva uko abahanuzi bavuze iki kintu, kuko dukeneye kucyumva tukumva ni hehe Yesu yavuze ko azubaka itorero rye. Karibu. Urwambere rw'Abakorintho ibice 3 umurongo wa 11. Yego, haragira hati kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Urufatiro ni Kristo. Urwo nirwo nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rufatiro. Noneho reka Rusi adusomere urwambere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 3 kugeza 6. Haratubwira hatya hati mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo. Akoze cyane, niwe buye rizima ryatoranijwe. Wa 6 ukavuga ngo kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore nzashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka ryatoranyijwe, kandi ni ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Urakoze cyane. Dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka. Murakoze cyane, hano birasobanutse kandi birumvikana, ariko reka turusheho kubyumvikanisha dusaba Aimable kugira icyo bivugaho. Karibu Aimable. Tumaze kubona neza uburyo urufatiro rw'itorero ari Kristo. Noneho igituma ariko abantu byitiranya babashaka kuvuga ko ari Petero, haba habayeho ukujijinganya, kudasobanukirwa neza. Nanone n'ingororano Yesu yamuhaye yuko Petero yamuhaye icyubahiro, yamuhaye umwanya ukomeye, ariko urufatiro ari Kristo. Noneho Yesu ikintu yamwongereye kinahaye Petero dukwiriye kuzirikana kandi tukanacyemera. Yego, ni Yesu. Twabonye ko mu Baheburayo handitswe yuko nta muntu w'icyo cyubahiro, ahubwo umuntu ahamagarwa n'Imana nk'uko Aroni yahamagaye. Petero yahamije ukuri kwerekera urufatiro rwo kwizera kw'itorero, amaze guhamya ukuri kwerekeye urufatiro rw'itorero. Maze Yesu amuha icyubahiro nk'umuntu wari uhagarariye umuryango w'abizera bose. Ni Petero. Buriya Petero nawe wabaye umugabura wa mbere ukomeye mu ntumwa, kuko buriya na Yohana abaga yiturije
uzi ko na Pawulo mu Bagalatiya Pawulo yahamirije Abagalatiya yuko yubaha abakuru harimo na Kefa burya avuga Petero. Petero rwose Yesu namuhaye icyubahiro cyo kumugira umugabura uhagarariye rwose umuryango w'abizera. Urufatiro rwari Kristo ariko Petero Yesu amugira umwungere w'intama ndetse n'abana b'intama. Tuzabona muri Yohana 21. Byumvikane ko Petero Yesu amugize umuyobozi w'abizera bose basanzwe bakuze mu by'umwuka ndetse n'abari kwakira ubutumwa vuba. Abo bose Yesu abarigije Petero. None Petero ahangaha baravuga ngo rero Yesu ahise amubwira yambwiye ati nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. None izo mfunguzo z'ubwami ni izihe? Ni amagambo ya Kristo. Nubwo umuntu yaba ari umugabura, nubwo umuntu yaba arahamagawe n'Imana akamuyoboza ukomeye mu itorero, nta kindi kintu akwiriye kudufasha twebwe nk'abizera ni ukuduha amagambo ya Kristo. Mwaramuka atandukire ku byanditswe byera. Pawulo abwiye Abagalatiya mu gice cyaho cya mbere arabwira ati umuntu nababwira ibihabanye n'iryo jambo twababwiye mbere kugavuga ibyanditswe byera, nubwo yaba ari marayika uvuye mu ijuru, uwo nguwo avumwe. Rero ni amagambo ya Kristo. Amagambo yo mu byanditswe byera naye n'aya Kristo kandi nayo nicyo kimwe. Ayo magambo afite imbaraga zo gukinga no gukingura ijuru. Niyo mpamvu iyo uje kuri iyi ngingo icyo muzahambira mu isi kizaba gihambiriwe n'icyo muzahambira mu ijuru kizaba gihambiriwe. Aya magambo uko asobanura cyane abantu turayitwaza ariko burya iyo usomye neza usanga tugomba kubikora nk'uko ibyanditswe bivuga. Umunota, amasegonda, igihe gitoya reka duhere hariya. Gira icyo uvuga kuri Petero siwe rufatiro rw'itorero. Gake ukurikije uko tubyize duhe na Rusi noneho niturangiza dushyira umusozo. Karibu. Nje ntabwo mvuga byinshi kuko kuri iki cyigisho kirasobanutse kandi kiraryoshye. Niyo mpamvu koko dukwiriye kwiga Bibiliya. Abantu benshi bazi ko Petero ari we wubatsweho urusengero, itorero. Ndetse Kiliziya Gatolika yo yarabikoze neza rwose. Igituro cya Petero cyubakaho, buriya Vatikani yubatse ku gituro cya Petero. Ibyo rero ariko ni imitekerereze y'abantu, ntabwo ariko Bibiliya ibi bivuga. Aha rero turabisobanukiwe mu buryo bwiza. Murakoze cyane. Katwakire na Rusi. Murakoze cyane. Aha hantu harimo icyigisho kuri twebwe. Hari n'amazina meza ababyeyi bacu batwita kandi rifite icyo risobanura. Ijambo Petero risobanuye ibuye risanzwe. Risanzwe rwose akabuye gatoya. Risanzwe, ibuye risanzwe. Petero risobanuye risanzwe. Nkuko wabyara umwana ukamwita izina rifite icyo risobanuye. Iki ni ikintu rero abantu bagomba gusobanukirwa n'abadukurikiye nabo bakabyumva. Icyo ni icya mbere rero. Ntabwo Petero itorero ryari ryubatse kuri we dushingiye kuri iryo zina kuko ryari izina risanzwe mu by'ukuri. Ariko ikindi cyadufasha rero, Petero yabaye umuntu w'intangarugero kandi aba umuntu w'intahemuka n'ubwo yahemutse ariko yarihannye. Bishatse kuvuga rero ko hari imirimo y'Imana cyangwa umukozi w'Imana Imana igomba gucishamo imirimo yayo, umurimo wayo, akawuhagararira nk'urufatiro. Ariko ntabwo aba ari urufatiro by'ukuri. Kristo uri muri uwo muntu niwe rufatiro. Kenshi rero ijambo ry'Imana riducyaha ko tutakwiriye kwirata ko ari twe rufatiro, ahubwo Kristo uri muri twe niwe rufatiro. Ushobora gukoreshwa imirimo myiza y'agatangaza, ukabwiriza abantu, ugafasha abantu, ariko ijambo ry'Imana kura ngo wikwirata uvuge ko ari nge mbikoze. Rero Petero nicyo iki cyigisho kiratwigisha gutyo. Kandi n'umukozi w'Imana nawe icyo muzahambira mu isi no mu ijuru cyaragihambiriwe. Umukozi w'Imana wakoze ibyo akaba yaca umuntu, akaba yahambira, burya reka twe kubyirengagiza, nabyo birashoboka. Ariko uwo muntu ntabwo aba ari ubikoze, ni Kristo ubikoze uri muri we. Igihe ibyo bintu byabaye ntagomba kubyirata ngo ni nge nabikoze. Iyo yabyirase aba ari we ku giti cye, ntabwo aba ari Kristo wabikoze. Urakoze cyane. Iyi ngingo reka tuyisoze. Hari ikindi wongeraho nk'amasegonda make? Aya nacyo tubonye neza yuko urufatiro rw'itorero ari Kristo. Murakoze cyane. Reka hano hantu bivuze ngo itorero ryubatswe kuri wa wundi amarembo y'ikuzimu atashoboraga guherana.
ni kirisito rero amagambo ari mu bifuzwa ibihe byose ku ipaje 412. Ni Kristo. rero mukuri reka tubashimire uburyo twabanye muri iyi ngingo kandi dushimire bene data badufashije hano muri studio, tubifurize ibihe byiza ariko tunakomeza gusaba umwuka w'Imana kugira ngo atwigishe biruseho mu izina rya Yesu. Amen. Amen.